What's up my people, what's poppin' Kigali, what's poppin' Rwanda, reka nizere komeze neza aho uhereye hose ukurikiye Shura TV show. Uyu munsi rero twakuzaniye umuhanzi aratangira twibwira. I took a very camp naho disturb muri game muri left uzani mizezo anyway singibona amarembo sinihirwa kubera igirevo gafata imisaba amalebo MF difa for level abana bashaka kumva Amazina ninde? amazina ni Streetease from CTZ record CTZ Streetease Bamwita Streetease niwe twabazaniye uyu munsi. Mbere yuko dukomeza abantu kore subscribe ufungura inzogera kugira ngo ubutaha tukomeze kubana ndetse utange n'igitekerezo cyawe usharinge no ku nshuti zawe zikunda umuziki cyane cyane. So mbahaye ikaze nge Didakim. So Streetease nkuko nakumvisha utangira uririmba drill. Iyo drill yawe yitwa ngwiki? and UK drill trap ndetse diriba n'andi majani cyangwa se injyana harimo hip hop na traps na za brook drill ngwamo neza nta kibazo. Ndumva hose udufite. Noneho nuwuhe muhanzi w'icyitegererezo kuri wowe? Mfite benshi cyane ariko hari umwe Central C. Ya Central C. Okay, ba Central C rero hari karite bajya bagira zo kuba wamukubita beat ivuye ahantu hari hose akayirimbiramo. Ubwo bushobozi urabufite? Ndabufite cyane rwose niyo yaba idahari iba ihari hose ndakubita nta kintu. Are you ready? For sure. Are you ready? For sure. Okay, reka nze tubirebe none. Yeah. 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 I took a very camp naho disturb muri game muri left uzani mizezo anyway singibona amarembo sinihirwa kubera igirevo gafata imisaba amalebo MF difa for level abana bashaka kuvutsula igisege yampendiye buda imirongo nitwaje nivugwa ja ubu bwami buzaza siburamo nge mwami mitsu kuberabo amasasi turasi nakuvamo kukuvona nge mbaza gutuzamo mu mipango ya game simburamo abajizi bashaka nkurwaho negeti cywazi na popitaz bwami na hanze muri aba banshaka kuvunira ya gangsta yitwaza zaza gikurwe hasi Cyaze. Ariko ndumva ibintu ari bindi. Noneho harakana uvuze ngo MF yaguhinduye buda what? MF difa for level abana bashaka gufutura isige yampinduye buda imirongo nitwaje nivugwa. Gute ibyo bintu bya buda ndimo ndumvamo? Buda sometimes mu Rwanda buda niwe muraperi nemera gukora cyane fo. Yeah, okay. Buda niwe muraperi wemera. Bivuze ngo Buda ako Buda ni muzima. Ubwo no kuvuga ngo hanze cyangwa se muri rusange your favorite no umuntu bita Central C. Then noneho mu Rwanda akaba Buda. Okay, Buda noneho dutemo nk'akarongo ka Buda. Yatwakiye. Iyo umpaye pass nanjye ngo ha pass mu bintu byo gutanga pass mu volunteer. Ya. Watubwiye ko uririmba injyana nyinshi. Ubu ngiye nkagenda nkakurebera indi itari drill idafite n'ahantu bihuriye ariko ari rap cyangwa hip hop. Wagwamo? Nagwamo. Okay, reka nongere nyigushakire. Yes. Yeah. Usanzwe do Muhungu turuka kwa gihanga ukumenyaho byinshi ni moment itagihanga na polisi shavu byashiriye muri baya imyaka 10 ishize yashiriye nkiri wawa ukuntu nziko nzagumana sinzi ko ruraha mushinya maganyana byize sinza aho nzarana icyonzi cyondi sogi twagiye kwanga muri gisaga kupushe twabisize kera game muri iyo mbara isogi utagikangika amajizi utarampitira vugisha bisi ngo pana basaze kubera citizen abana basaze kubera citizen ya isogi utagikangika amajizi utarampitira vugisha bisi abana basaze kubera citizen abana basaze kubera citizen ya. Yes kabisa, murabyumvishe birarenze vuga ngo birarenze kabisa. Ase noneho abanyarwanda bamaze kukubona kano kanya cyangwa se umuntu wese umaze kukubona kano kanya ni yagukurikirana kuri Instagram ni Streetease. Akenshi nkunda gukoresha audio mark cyane ku bantu bayizi audio mark ndetse mu kwezi gutaha haza kuri platforms zose z'umuziki kuri Apple Music, Spotify, Deezer na YouTube tuzakora channel nyine dushyira ibihangano sawa. Bivuze ngo kuri YouTube nta channel mufite iri official muri gushyira ibihangano byanyu? Yeah. Bwo kuri Apple Music, kuri Audio Mark ni next month kuko kuri Audio Mark niho hari ibihangano harimo ya yindi naririmbye mbere ndetse n'igiye kuzasohoka vuba.
Okay, noneho dutema akanyuma tugenda twiviramo gake gake. Yeah.